Kunywa inzoga byamaze kubata abantu benshi kandi nubwo hari abatekereza ko zibafasha kuruhuka cyangwa kwishima, mu by'ukuri zifite ingaruka nyinshi kandi zikomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo zinyowe kenshi cyangwa ku rugero rurenze, zangiza ingingo zitandukanye z'umubiri zirimo umwijima, umutima n'ubwonko, kandi zishobora no guteza ibibazo byo mu mutwe no mu mibanire y'abantu n'abandi. Ni ngombwa ko abantu basobanukirwa neza izo ngaruka kugira ngo bashobore gufata ibyemezo birengera ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera nawe uzaje ugezwaho ibi biganiro buri munsi. Noneho dore ingaruka 10 zo kunywa inzoga ku buzima bwacu. Nsoza iki kiganiro ndababwira imiti mwakoresha mu gace kubiri n'ububata bw'inzoga. Ingaruka ya mbere ni ukwangirika k'umwijima, cirrhose y'umwijima. Kunywa inzoga kenshi kandi nyinshi bituma umwijima wangirika buhoro buhoro, kuko ari ushinzwe kuyungurura uburozi mu mubiri. Iyo wangiritse cyane ushobora kurwara indwara zikomeye zituma utabasha gukora neza, bigatera kubyimba inda, gucika intege no kuba wagira ibyago byo gukenyuka cyangwa se gusinzira urw'abandi. Kabiri, kanseri y'umwijima n'izindi kanseri. Inzoga zongera ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye zirimo iy'umwijima, iy'igifu, iyo mu muhogo, iy'amabere, iya prostate n'izindi nyinshi. Ibi biterwa n'uko inzoga zangiza uturemangingo tw'umubiri bigatuma duhinduka nabi. Gatatu, umuvuduko ukabije w'amaraso. Kunywa inzoga bituma umuvuduko w'amaraso uzamuka, bigatera umutima gukora cyane kurusha uko bikwiye. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izindi ngaruka zikomeye ku buzima bwa muntu. Kane, indwara z'umutima. Inzoga zangiza imitsi itwara amaraso n'umutima ubwawo. Umuntu ushobora kugira umutima utera nabi. Umuntu ashobora kugira umutima utera nabi, kubabara mu gatuza, cyangwa no kugira ikibazo gikomeye cy'umutima gitunguranye. Gatanu, kugira indwara yo mu bwonko, stroke. Kubera umuvuduko w'amaraso mwinshi no kwangirika kw'imitsi, umuntu unywa inzoga cyane aba afite ibyago byinshi byo kugira indwara zo mu bwonko zituma igice cy'umubiri kidakora neza, cyangwa umuntu akaba yabura ubuzima. Gatandatu, kwangirika k'ubwonko no gutakaza ubwenge buhagije. Inzoga zigabanya ubushobozi bwo gutekereza neza, kwibuka no gufata ibyemezo byiza. Iyo umuntu azinyoye igihe kirekire ashobora kugira ikibazo cyo kwibagirwa no kudatekereza neza. Karindwi, agahinda gakabije no kwiheba, depression. Nubwo bamwe batekereza ko inzoga zibafasha kwishima, mu by'ukuri zishobora kongera agahinda no kwiheba. Zihindura imikorere y'ubwonko bigatuma umuntu yumva atishimye, ashobora no kugira ibitekerezo byo kwiyangiza. 8, kubatwa n'inzoga. Kunywa inzoga bishobora gutuma umuntu azizirikaho ku buryo batakibasha kuba hatazinyoye. Iyo amaze kubatwa biragorana kuzireka, kandi bishobora gusenya ubuzima bwe n'umuryango we. 9, kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri. Inzoga zigabanya imbaraga z'umubiri zo kurwanya indwara. Umuntu unywa cyane inzoga arwara byoroshye indwara ziterwa n'udukoko cyangwa za mikorobi. 10, kwangirika kw'imyanya ndangagitsina no kugabanuka k'ubushake bw'imibonano. Inzoga zishobora gutera kudahagarara kw'igitsina ku bagabo cyangwa kugabanuka k'ubushake bw'imibonano ku bagore n'abagabo. Ibi bishobora gutuma habaho ibibazo mu mibanire y'abashakanye no mu buzima bw'imyororokere. Umunyarwanda yarabizi neza, avuga kuvana inzoga mu kabindi kakuvana mu bagabo. Yarasobanuye byinshi. Muri make, hari igihe umuntu yishimira gucurura inzoga zivanye mu kabindi, ariko iyo zimaze kugera mu bwonko zamaze kumusarika, ntabwo zituma atekereza neza, zituma yibwira ibintu bibi cyangwa se akaganira nabi, akabisha ibiganiro. Ugasanga nuko yatekerezaga n'imyitwarire ye bihise bihinduka cyane.
cyane, niba ari umuntu wifataga ntajye mu bagore ugasanga yirekuye cyane bitewe n'umusa w'inzoga. Iyo umuntu ashaka kugira indangagaciro n'imyitwarire myiza, akora ibishoboka byose akava kuri ubu butindigasani, ahubwo akimenyereza kugendera kuri gahunda nshaka kubasangiza kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza no kubana n'abandi neza. Abavuze ko inzoga ari gahuzamiryango ni ukwihumuriza, kuko ibyago byazo baba babizi neza. Muri make uwanyoye inzoga ntabwo yakwishimira ko umwana we nawe anywa inzoga cyangwa se abatwa nazo. Njyewe ndabizi neza papa yakundaga kunywa inzoga, gusa ntabwo nigeze kumubona yasinze, yarazi kunywa mu rugero, ariko ntabwo yishimiraga ko umwana we ajya mu kabare, kandi iyo yabonaga yanyoye inzoga yamuhanishaga kumukubita ibiboko. Ibi bigaragaza yuko abantu benshi bazi ko inzoga ari mbi. Dusoza mu nyemerere mbasangize uburyo bubiri bwizewe bwafasha umuntu ushaka kuva ku nzoga, kuzireka no kuzizinukwa, akagira ubuzima bwiza, akabasha gutekereza neza kandi akibwira ibintu byiza uko bukeye n'uko bwije. Uburyo bwa mbere ni ugufata amazi y'akazuyaze ugakamuriramo indimu ukavangamo n'ubuki. Iki ni ikinyobwa cyoroheje ariko gifite imbaraga mu gufasha umuntu uri mu rugendo rwo kureka inzoga, kuko gifasha umubiri kwisukura no kongera imbaraga zawo mu buryo karemano. Amazi y'akazuyaze afasha mu koroshya igogorwa no gusohora imyanda n'uburozi bwatewe n'inzoga. Indimu ikagira uruhare mu gusukura umwijima, icyo bita liver cyangwa foie mu ndimi z'amahanga, no kongera vitamini C ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, mu gihe ubuki bwo butanga imbaraga zisanzwe kandi bugafasha kugabanya irari rikabije ryo kunywa inzoga, bitewe n'uko bugabanya ubushake bw'ibintu birimo isukari nyinshi ndetse n'inzoga. Kunywa iki kinyobwa buri gitondo kandi utararya bishobora gufasha kugabanya ibimenyetso byo kubura inzoga, icyo bita withdrawal alcohol, nko kumva unaniwe, gucika intege cyangwa kugira irari rikabije ryo kunywa inzoga, bigatuma umuntu agenda agarura ubuzima bwe buhoro buhoro. Ariko kandi ni byiza ko biherekezwa n'imyitwarire myiza, nko kurya indyo yuzuye. Abanyarwanda bo hambere bari babizi neza, iyo babonaga umugabo wishwe n'inzoga yarwaye hangover cyangwa se ingaruka zo kunywa inzoga, mu gitondo kare kare bamushakiraga imboga zitunganyijwe neza cyangwa agasosi k'inyama ku bantu bazirya nubwo atari nziza. Bamushakiraga ibintu bitandukanye. Ni mu gihe abahindi bo bazi ubwenge, ikintu cya mbere bakoresha ni salade y'imboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Iyo umubiri wamaze gushira icyaka ndetse n'umwuma, umuntu ashobora gutakaza ubushake bwo kongera gutekereza inzoga, ahubwo agatekereza ibyiza. Noneho iyo umuntu yongeyeho kunywa amazi menshi, cyane cyane umuntu akayanywa ku manywa, akayanywa igihe yumva yagize inyota, agakora na siporo no gushaka ubufasha bw'inshuti cyangwa abajyanama kugira ngo urugendo rwo kureka inzoga rugende neza kandi rurambe, uyu muntu abasha kubigeraho neza. Ingoboka ya kabiri ni ugukunda kurya imbuto nk'ipapayi, avoka, ironji na marakuja. Ibi nabyo ni uburyo bwiza bushobora gufasha umuntu uri kugerageza kureka inzoga, kuko izi mbuto zifite intungamubiri nyinshi zifasha umubiri kongera imbaraga no kwisubiraho nyuma yo kwangizwa n'inzoga. Ipapayi ifasha mu igogorwa no gusukura umubiri. Avoka ikungahaye ku mavuta meza healthy fats afasha ubwonko gukora neza no kugabanya stress. Ironji rikaba isoko nziza ya vitamini C ifasha mu kongera ubudahangarwa no kurwanya umunaniro, mu gihe marakuja yo ifasha imitsi gutuza no kugabanya guhangayika. Ibintu by'ingenzi cyane ku muntu ushaka kureka inzoga, kuko akenshi inzoga zifitanye isano n'amarangamutima ndetse n'ihungabana. Iyo umuntu arya izi mbuto buri munsi zifasha kugabanya irari ryo kunywa inzoga, zikuzuza umubiri intungamubiri ukeneye, kandi zigafasha ubwonko n'umubiri gukira no kongera kugira ubuzima bwiza, cyane cyane iyo biherekezwa no kunywa amazi ahagije, kurya indyo yuzuye no kugira intego ihamye yo guhindura imibereho ye.
Muri make inzoga zigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, haba ku mubiri no ku mitekerereze, kuko zishobora kwangiza umwijima, umutima n'imitsi, zigateza indwara zitandukanye ndetse zikagabanya n'ubushobozi bwo gutekereza neza no gufata ibyemezo byiza, bigatuma ubuzima bw'umuntu busubira inyuma, haba mu muryango, mu kazi no mu mibanire n'abandi. Ariko nubwo bimeze bityo, birashoboka kuzivaho iyo umuntu afashe icyemezo gikomeye, agatangira buhoro buhoro kugabanya kunywa, akiyegereza uburyo bumufasha nko kunywa ibinyobwa bifasha umubiri kwisukura nk'amazi y'akazuyaze arimo indimu n'ubuki, kurya indyo yuzuye irimo imbuto n'imboga, gukora siporo, kwirinda ibimutera kongera kunywa no gushaka ubufasha mu nshuti, mu muryango cyangwa ku baganga n'abajyanama, kuko gufatanya n'abandi kugira gahunda ihamye bifasha cyane mu gutsinda irari ry'inzoga no kongera kubaho ubuzima buzira umuze. Inshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye buri munsi muri ibi biganiro, ubwo twahoze tuganira ku byago by'inzoga kandi tukabaha n'uburyo bwiza mwabasha kuzireka kandi mukazibagirwa burundu. Mukwiriye kongeraho kurya kuri gahunda, umuntu akamenya ko akwiriye kurya kuri gahunda. Bibaye byiza cyane umuntu yarya kabiri ku munsi, mu gitondo no ku manywa gusa. Iyo umuntu yashyizeho iyi gahunda abasha kuba intwari yo kureka inzoga kandi ntiyongere kubatwa n'ububata bwazo, cyane cyane ko nababwiye yuko inzoga ziterwa n'icyaka kandi abantu benshi banywa n'inzoga niko babizi. Iyo umuntu ashyiraho gahunda yo kurya nka kabiri ku munsi, inyota yo kunywa inzoga iragabanuka. Noneho umuntu ushaka kuzireka burundu, ndavuga umuntu ushaka kuzireka burundu mu buryo bwiza, ashobora no kwiyemeza kurya rimwe ku munsi, akarya ku manywa gusa. Uyu muntu yagira ubutwari bwo kureka inzoga iyo yongeyeho gahunda nahoze mbasangiza. Byanga bikunze ntabwo ububata bw'inzoga bwakongera kumwugariza, kandi yareka kurya nijoro. Ni uburyo bwiza bwo gutekereza neza, gufasha intekerezo kwiyongera, umuntu akagwiza ibyemezo byo kureka inzoga.